Abana, dusome igitabo. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abana, ndabasuhuje cyane. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya ungana n'iminota 15 ababyeyi babaha ngo musome ibitabo buri munsi. Mubashimire cyane. Gusoma ibitabo nibura iminota 15 kandi buri munsi ni byiza, bituma mumenya gusoma neza kandi vuba, bityo bikaborohera kwiga n'andi masomo. Uyu munsi rero, agatabo tugiye gusomera hamwe ni agatabo kari mu cyiciro cya 3 kagenewe gusomwa n'abana bimenyereza gusoma biga mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Kitwa Nimugarure Mutesi yacu. Aka gatabo karimo inkuru imwe mu zahize izindi mu marushanwa ya Andika RWANDA ya 2017 2018. Iyi nkuru yanditswe na KAZUNGU Anitha, yanditse iyi nkuru afite imyaka 12, yiga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Nzajya nsoma, ningera hagati mbabaza ibibazo, numve ko ibyo turimo gusoma urimo kubisobanukirwa neza. Kandi nindangiza gusoma, muramfasha dusomere hamwe. Ndagushimye cyane ko ugiye gutega amatwi nkagusomera, nkakubaza ibibazo ukansubiza, kandi twarangiza tukongera gusomera hamwe mu ijwi riranguruye. Ngaho reka dutangire. Utega amatwi, sibyo? Nimugarure Mutesi yacu. Umunsi umwe nari nicaye mu rugo, mbona data na Pio baje binjira. Bari bashoreye inka nziza y'ikibamba. Data yishyira mu kiraro yayubakiye, tukajya tuyiha ubwatsi butoshye. Ngaho usubiza. Ni iki bari bashoreye? Twabonye ko bari bashoreye inka nziza y'ikibamba. Noneho dukomeze dusome. Mbaza data aho iyo nka yayikuye, ansubiza ko twayihawe na Girinka. Mubaza uwo Girinka uwo ari we. Nifuza kumenya niba ari umugore cyangwa umugabo. Ati ni gahunda yo koroza abatishoboye. Inka nyita Mutesi kuko yitondaga. Nava ku ishuri nkayishakira ubwatsi. Ngaho subiza. Iyo nka bayikuye he? Twabonye ko bayihawe na Girinka. Nanone dukomeze dusome. Mutesi yaje gutinda kubyara. Nabaza data akambwira ko iri hafi. Umunsi umwe nari mvuye kwiga, mpura n'abagabo bashoreye inka. Banyuzeho irabira kuko yari imenyereye. Ndihuta ndayegera, nyikoraho. Ndarira nti mugarure Mutesi yacu. Ngaho usubiza. Kuki Mutesi yabiye? Twabonye ko yabiye kuko yari imumenyereye. Noneho dukomeze dusome. Abo bagabo bati Mutesi turayijyanye. Yatinze kubyara, tuyishimbuje Gitare. Bati Gitare rahaka izaguha amata vuba. Nihutira kujya kuyireba iranshimisha. Gitare yacu nayo yahoraga ituje, imaze ibyumweru 2 irabyara. Gitare ibyara inyana nziza iteye ubwuzu. Dutangira kunywa amata, tubaho neza. Iwacu twese dushima ubuyobozi bwiza. Dushima gahunda ya Girinka Munyarwanda. Ngaho subiza. Uyu mwana
yashimye iyihe gahunda? Twabonye ko yashimye gahunda ya gira inka. Ngaho noneho dusubiremo iyi nkuru yose tudahagarara, kandi nawe umfashe dusome mu ijwi riranguruye, sibyo? Reka dusubire ku rupapuro rwa mbere. Nimugarure Mutesi yacu. Umunsi umwe nari nicaye mu rugo, mbona data na Piyo baje binjira. Bari bashoreye inka nziza y'ikibamba. Data ayishyira mu kiraro yayubakiye, tukajya tuyiha ubwatsi butoshye. Mbaza data aho iyo nka yayikuye, ansubiza ko twayihawe na gira inka. Mubaza uwo gira inka uwo ari we, nifuzaga kumenya niba ari umugore cyangwa umugabo. Ati ni gahunda yo koroza abatishoboye. Inka nyita Mutesi kuko yitondaga. Nava ku ishuri nkayishakira ubwatsi. Mutesi yaje gutinda kubyara. Nabaza data akambwira ko iri hafi. Umunsi umwe nari mvuye kwiga, mpura n'abagabo bashoreye inka. Banyuzeho irabira kuko yari imenyereye. Ndihuta ndayegera, nyikoraho. Ndarira nti mugarure Mutesi yacu. Abo bagabo bati Mutesi turayijyanye. Yatinze kubyara, tuyishimbuje Gitare. Bati Gitare irahaka, izaguha amata vuba. Nihutira kujya kuyireba, iranshimisha. Gitare yacu nayo yahoraga ituje, imaze ibyumweru 2 irabyara. Gitare ibyara inyana nziza iteye ubwuzu. Dutangira kunywa amata, tubaho neza. Iwacu twese dushima ubuyobozi bwiza, dushima gahunda ya gira inka munyarwanda. Urakoze cyane gusubiza ibibazo nakubajije. Noneho ngiye kukubwira icyo ukora. Sobanurira uwo muri kumwe icyo gira inka ari cyo. Unamubwira akamaro k'inka. Wakoze cyane gusoma gatabo, kandi ujye usoma buri munsi. Uri umwana mwiza.